Imana twasenze, Imana twakurikiye, Imana twiringiye ari Imana ikomeye, ari Imana idasanzwe. Hari ikintu gishobora kukubaho ukavuga ngo iki kintu biragaragara ko ari Imana igikoze. Rero mu byo bazagenda banyuramo bazabona ukuboko kw'Imana, bazabona inyungu zari amasengesho, bazamenya neza yuko ari amasengesho yagize umumaro. Ko nuba abantu baracakomeza kumpamagara ati nibwo mbonye ubu buhanuzi cyangwa se ubu butumwa bakambaza bati ni bushasha n'ubwa kera, igihe cyaratambutse twaracererewe, bimeze bite ngo dutangire tuyakore. Nkabasubiza nti cyane ko yavuze ngo ntacyo nzakora ntibiye ibanga abantu banje. Rero Imana ntabwo igitungurana, irabanza ikakuburira rimwe ndetse inshuro zirenze imwe ikakubwira. Imana ntabwo ikora ikosa ryo gutungura umuntu. Hari n'abagiye bambwira ngo rwasa ngo akatuyobora twebwe. Umuntu Imana ivuzeho, umuntu niba hari ikintu abantu bagomba gutinya, bagatinya ahubwo bagahindira n'umushitsi, n'umuntu Imana yavuzeho. N'ubu bamwitegure cyane cyangwa se bamwitege. N'ubu ahubwo baba ari bwo bamwitega, banamwitegure cyane. Nubwo bagerageje kumurwanya, ariko nta urwanya umuntu Imana yavuzeho. Nanjye impamvu mbihamya nuko nizeye uwantumye, kandi uwantumye ashoboye ibintu byose. Icyamunaniye ni ikintu kimwe cyonyine cyitwa kubesha. Ubufindo bugiye kuba buraza gufata umuntu Imana yavuzeho. Hagiye kubaho ubufindo se? Bugiye kubaho. Wagize ngo ari amasengesho. Imana yapfuye, ntabwo Imana yavugira ubusa. Sinavuze ngo intare ntishobora kwivugira ubusa mu ishamba. Imana irinze ivuga ngo abantu nibasenge. Yego. Noneho birakomeye nta nubwo byoroshe. Noneho birakomeye nta nubwo byoroshe. Ubwo Uwiteka ahubwo akomeje kumbwira ngo iyi ngoma ikomeje gukabya, Imana irabirambiwe, byamaze kuyinukira. Reka mbabwire, no kuvuga ngo iyi ngoma njyewe naravuze ngo Imana yarayiciye. Kuntu Imana yabimbwiye, nabonye neza buzavaho bukibagirana, ku buryo iyi CNDD-FDD itazongera no kwibukwa mu mateka. Abantu bazayibagirwa, ntibibuke ko yigeze no kubaho. Izibagirwa ku buryo abantu bazayibagirwa, ntibazigere bibuka ko Imana yarambwiye ngo bazanwe no gushaka indamu, bazanwe no gushaka ubutunzi. Buri muntu wese arasahura agashira mu mufuka, akabonetse kose bakagatanguranwa. Buri muntu wese agasahura agashira mu mufuka. Imana yambwiye ngo konte y'igihugu iri vide, irera umweru dede, nta kintu kiriho cyatabara igihugu, kubera imitima y'abarundi n'abarundikazi, kubera imitima yabo ikomeye nk'ibuye. Imana yaragiye byose ibyicaraho, irabihisha, iravuga ngo namwe ko mwanze guhinduka ntimuzabiryaho. Hari abantu Imana yabiteguriye, hari abantu Imana yabiteganyirije. Abo ngabo igihe cyabo kirarangiye. Rero ntekereza yuko ubutumwa ndi kuvuga ni ubutumwa bwa nyuma, twabwise impanda ya nyuma ku gihugu cy'u Burundi. Yego. Ubufindo bwaba ari intambara izatuma zihindura imirishyo i Burundi. Muri ubu bufindo bazabona ibintu bibaye, ntibamenye yuko Uwiteka ari we wabikoze, hanyuma babyura umutwe ngo batangije intambara. Nabonye bitazabahira nshuti yanjye. Nabonye aba bantu babyura umutwe, nkabona umuntu araza akandira hasi. Simbizi niba bazabwira Imana ati Imana dutabare udufashe, ariko nabonye batazabona n'ubuhungiro. Uko nabibonye ntibazabona aho guhungira. Yes, reka nanya gusuza dukurikiye ku Isezerano TV. Nibyo bice bikomeye cyane kugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Nagusuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi channel. Kansuze inshuti zacu ziri mu Burundi, abarundi rwose bene data ndabasuhuje kandi ndabatangije cyane. Yaba bari mu Burundi cyangwa se muri diaspora mwese, ndabasuhuje kandi ntago nakurengagiza n'abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye, yaba hano ku mugabane wa Afrika, Aziya, Iburayi, Amerika, za Australia. Mwese amahoro ya Nyagasani abane namwe. Kuri kamera
ndi kumwe na Revera Pasiteri Abeli Uhungu. Murakoze cyane kuduha ikaze. Turasuhuje abadukurikiye bose aho baherereye hose ku isi. Imana ibaduhera umugisha cyane, turabakunda. N'abari muri Aziya turabasuhuje. Nabo turabasuhuje rwose. Yego. Inshuti zacu z'abarundi ziri muri Aziya turazisuhuje. Turabasuhuje cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Yego. Pastor, maze iminsi nguhamagara ngo dukore ikiganiro ukambwira uti reka nararembye. Numva rwose nta kigenda. Byagenze bite? Maze iminsi ndwaye malaria. Kandi n'ubu rwose nubwo nabitabye ntabwo ndamera neza. Mu gitondo nabwo wambwira guti nuko akazuba kavuye kandi ko napfa gusodoka. Ejo nari meze nabi cyane ndetse na nijoro naraye nabi cyane. Ariko uyu munsi ndumva ari byiza kuruta uko ejo byari bimeze. Dushimiye Imana rero yemeye ko tubyuka tukaba twaje kugira ngo mutubaze ibyo mwifuza kutubaza. Yego. Urimo uroroherwa? Ndumva birimo kuza. Useko iyo umuntu arwaye malaria usigaye ufata kwaritemo rero kuzifata ngo nugushyiraho amata kugira ngo akabaraga kabashe kuza. Ni ikibazo ntabwo biba byoroshye nyene. Ndi kuzifata ariko nafata ikintu cyari cyo cyose nkumva kirabishe, nkumva byose n'ibiryo nkumva ni nk'umuti. Kandi ayo mata nayo yarahenze, ntabwo umuntu yajya abonera ubushobozi. Ayo mata muri iyi minsi byarakaze. Ntabwo biba byoroshye. Yego. Ariko ku bantu bagukunda suba amata bayaburara. Niyo mpamvu twicaye hano kugira ngo tunahamenyere nyine abakunzi badukunda. Uriya sinzi umugani nakuze numva bavuga ngo niba ngo umukunzi ngo umubonera muki, inshuti yibonera mu byago. Inshuti ngo yibonera mu byago. Urakoze cyane. Aha nyine niho tugire tumenyere abadukunda n'abatwanga. Abakunzi bacu turaza kubaha nimero badufashe nyene kwiyondora nubwo ntarakira neza, ariko uko biri kose ayo mata izo mbuto bibonetse byaba ari byiza tukiyondora nyene. Buriya umukunzi wese adukunda ahaherereye hose turaza kumuha nimero ashireho isukari. Yego. Aya niko bimeze. Niko bimeze rwose. Yego. Revera, reka duhita twinjira mu kiganiro. Yego. Twigire ku by'iwacu i Burundi. Yego. Nsoma amakuru mu kanya. Mu minsi ishize abantu barabikurikiye. Perezida Ndayishimiye. Yego. Yababariye imfungwa zigera mu 500. Ariko mu gitondo nabyutse mbona ko ngo abamaze gusohoka batarenze 900. Yego. Kandi ngira ngo iminsi yari yatanzwe hari kugira ngo ziba zavuye muri gereza. Ishobora kuba yararangiye cyangwa se iri burangire uyu munsi. Kubera iki buriya byabiterwa n'iki? Nukuvuga ikintu kibitera. Ikintu kibitera ni ikintu kikwereka yuko haba hariho kutumvikana cyangwa no kubahana, nabyo mbivuge gutyo. Kubera ko ijambo ry'umukuru w'igihugu riba rigomba kuba ntavuguruzwa. Umukuru w'igihugu iyo avuze ikintu kigomba guhita gishirwa mu bikorwa. Kuba rero iyo avuze ikintu ntikije mu bikorwa biba bigaragaza ko hariho abantu bamuvugiramo. Kandi umukuru w'igihugu ntiyakagombye kuvugirwamo, ahubwo bashira mu bikorwa icyo avuze. Kubera yuko bahita bamubwira ati ibi ngibi ntabwo tubyemera, oya ibi ngibi ntubikore gutya, ahubwo bakamuha amategeko bakamubwira ngo bikore gutya, bikore gutya, bigatuma ibyo yavuze bitajya mu bikorwa. Kenshi yagiye avuga ibintu ariko ntibyubahirizwe ngo bishirwe mu bikorwa. Ababyumvise n'ababibwiwe bagategereza amaso agahera mu kirere. Yego. Ntabwo ari ubwa mbere yabavuze ibintu ntibikorwe. Ntabwo ari ubwa mbere yabavuze ibintu ntibikorwe, yagiye avuga ibintu bagategereza ko bishirwa mu bikorwa, amaso agahera mu nzira.
kandi urumva yari yababariye izo mfungwa mu rwego rwo kugabanya ubucucike mu magereza kugira ngo n'ibyo leta itanga kuri izo mfungwa bigire, kuko ngo gereza zari zirimo ubucucike. Ababikora yego kuba bashyigikiye ko ubucucike bukomeza kuba hejuru. ni ukuvuga ngo abantu baragiye baba benshi barenga umubare gereza yakagombye kuba yakira. Rero akibivuga byumvikana nk'ikintu cyiza akoze, ariko nanone kubera ko aba afite abantu bamuvugiramwo bamubwira ngo ibisibyo ugasanga niyo mpamvu ibyo avuze bidakorwa nk'uko yabivuze. Ubundi perezida yakagombye kuba afite ijambo ku buryo icyo avuze kigomba kurara gishizwe mu bikorwa, kuko perezida umuntu atakagombye kuba avugirwa mu gutwi ngo bitume ikintu avuze kivuguruzwa n'umuntu uwo ari we wese. Biriya rero ni ikintu kigaragaza yuko donc ijambo avuze hariho abantu batariho agaciro ngo rigire ububasha, niko ngewe mbyumva. Ariko muri rusange uremera ko ibyo perezida yari yakoze ari ikintu cyiza? Ego, ibyo yari yakoze cyangwa se yari yavuze, kuko sinavuga ngo yari yakoze kandi bitakozwe, ahubwo ibyo yari yavuze cyari ikintu cyiza iyo gishirwa mu ngiro. Yego, ariko wenda nuko wenda bagize imbogamizi, ariko urumva hari amaze gufungurwa nka 35% nubwo wenda igihe yari yatanze cy'ibyumweru 2 gishobora kuba kirimo kirangira, ariko wenda reka twizere ko n'ubundi bizakorwa. Uremera yuko perezida nubwo yavuga ngo imfungwa zose ndazibabariye muzirekure zitahe, uremera yuko byakagombye kuba byakorwa? Yego, kuko nkana rwose iyo bivuzwe mu gitondo zirataha. Nuko kiriya rero nikikwereka yuko n'ubundi ijambo rye rifite abarivuguruza. Bivuga ko yaba afite abandi bamutegekera, afite abantu bamuvugiramwo rwose, kandi izo n'imbogamizi zishobora gutuma igihugu kitagira agaciro ndetse nawe ubwe, kuko urumva perezida iyo avuze ikintu ntikije mu bikorwa abaturage bacakira ukundi kuntu, urumva bigatuma n'ikindi gihe avuze ibintu ntabwo bongera kubyizera. Rero bakagombye kuba iyo avuze ikintu bahita bagishyira mu bikorwa, nibwo baba bamuhesheje agaciro kugira ngo abantu bose bamwubahirize. Ariko Revera mu kiganiro duheruka gukora, yego, uravuze uti abarundi basenge iminsi 2. Yego, harimo yuko wari wanasabye ko rwose uriya mu general ufunze General Bunyoni, Arengiyome Bunyoni, yego, naho akwiye gusenga kugira ngo Imana igire icyo yamukorera. Yego, aho ni wasanga ahubwo amasengesho bari babwiye abantu ngo basenge ariyo banze gusenga, bigatuma n'uwari muri gereza adasohokamo, akaba ariyo mpamvu atari gusohokamo, kuko nyine bapinze ko banze gukora ayo masengesho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo barabikoze, benshi baraduhamagaye batubwira ko bari kuyakora. Ku by'ukuri abantu benshi barayakoze, ndahamya ntashidikanya yuko abatari bakeya babikoze, abandi baraduhamagaye bati tuyarimwo dufashe, benshi nifatanyije nabo, amasengesho barayakoze kandi benshi barayitabiriye. Hari n'abantu bari mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi bagiye bampamagara bansobanuza kuri ayo masengesho. Ariya masengesho yari yitabiriwe n'abatari bakeya, kandi ndahamya neza ko ariya masengesho adashobora kwijana, arafite ikintu agomba gukora hagati y'abarundi n'abarundikazi, kuko nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Isengesho ryose rigira umumaro, kandi Bibiliya iravuga ngo rigira umumaro kuri byinshi. Ndahamya neza rero yuko ariya masengesho barayakoze, abatayakoze nabo Imana irafite uko ibakira, irafite uko izabagenza, ariko ndasabira umugisha abantu bose bayitabiriye bakayakora, kandi bazabona ko basenze by'ukuri, bazabona ko nta wakoreye Imana wikorera amaboko. Buriya hari igihe ugera mu bikomeye, Imana yahakurokora ukavuga ngo mbonye neza ko Imana yacu ikomeye, mbonye neza ko Imana twasenze, Imana twakurikiye, Imana twiringiye
ari imana ikomeye, ari imana idasanzwe. Hari ikintu gishobora kukubaho ukavuga ngo iki kintu biragaragara ko ari imana igikoze. Rero mu byo bazagenda banyuramo bazabona ukuboko kw'Imana, bazabona inyungu zari amasengesho, bazamenya neza yuko ari amasengesho yagize umumaro. Yego. Abantu bo kwa Guillaume, General Guillaume bigeze bakuvugisha? Nta muntu wo mu muryango wa Guillaume Bunyoni yigeze amvugisha, ariko ubu tuvugana ntabwo namenya ko bo ku giti cyabo bayakoze. Bashobora no kuba wenda batarabona message, simbizi, kuko n'ubu abantu baracyakomeza kumpamagara ati nibwo mbonye ubu buhanuzi cyangwa se ubu butumwa, bakambaza bati ni bushasha n'ubwa kera, igihe cyaratambutse, twaracererewe, bimeze bite ngo dutangire tuyakore. Nkabasubiza nti ntabwo ari ubwa kera, ni bushasha rwose, ukimara kubwumva shiraho ukore. Rero bagatangira kuyasenga, n'ubu baracyakomeje, benshi barampamagara barakomeje kuyasenga nta kibazo. Yego. Ubwo wenda nabo niba batarasenga bakaza kubona iyo message bazakuvugisha bayasenga. Byaba byiza ubutumwa bubagezeho, bazamvugishe nta kibazo, tuzafashanya ibitari bikeya, tuzashobora cyangwa se tuzabasha kubagira inama, cyangwa se nabo bayitugishe, byose biba bikenewe. Icyangombwa nuko umuntu ashyira mu bikorwa iki jambo ry'Imana ryavuze. Yego. Cyangwa nawe ari mu bo president yagomba kubabarira? Ubundi Bibiliya iravuga ngo inyuma y'imbabazi nta rundi rubanza. Ubundi iyo umubyeyi yahisemo kubabarira, ntabwo yababarira abana bamwe ngo abandi bareke kubabarira. Iyo uhisemo kubabarira ubabarira bose. Nawe yakagombye kuba yamubabarira kubera ko nawe ni umuntu. Ntacyo wenda ubwo niba bimenye nyine bagakora amasengesho nibwo tuzamenya koko ko nawe azababarirwa. Ubwo tuzabimenya, kuko nasomye ijambo rirambwira ngo intare ntishobora kwivugira ubusa mu ishamba nta kintu ibonye. Byanze bikunze Imana yategetse gukora ariya masengesho, irafite impamvu, irafite icyo yashakaga gukora, cyane ko yavuze ngo ntacyo nzakora ntibiye ibanga abantu banje. Rero Imana ntabwo igitungurana, irabanza ikakuburira rimwe ndetse inshuro zirenze imwe ikakubwira. Imana ntabwo ikora ikosa ryo gutungura umuntu. Niyo mpamvu yavuze ngo nta kintu nshobora gukora cyangwa kureka ngo kibabeho ntabanje kubibira amabanga nkoresheje abagaragu banje. Rero Imana yo mu ijuru hari icyo izakora ku muntu wese yasenze ariya masengesho. Yego. Ariko Revera Karame, ntago ari ubwa mbere rero tuzaniye ubuhanuzi ku Burundi. Yego. Ndabyibuka bwa mbere yigeze kuzana ubuhanuzi uti Abarundi bitegura umuntu bita Agatorwasa agiye kuyobora Burundi. Yego. Ubwo buhanuzi butarasohora kandi ko haciye iminsi bihagaze bita. Ahubwo nubu bamwitegura cyane cyangwa se bamwitege. Nubu ahubwo baba ari bwo bamwitega, banamwitegure cyane, nubwo bagerageje kumurwanya ariko nta urwanya umuntu Imana yavuzeho. Nanjye impamvu mbihamya nuko nizeye uwantumye, kandi uwantumye ashoboye ibintu byose. Icyamunaniye ni ikintu kimwe cyonyine cyitwa kubesha. Ntabwo Imana ijya ibesha. Hanyuma ijambo Imana ivuze, Bibiliya iravuga ngo irarikurikirana imyaka ibihumbi kugeza irisohoje. Ntabwo Imana ivuga ubujajwa, nta nubwo Imana ibesha. Hanyuma si Imana y'ubugambo. Imana yampamagaye ni Imana y'ibitangaza. Rero abantu niba bararambiwe bakumva ko byaheze, ntabwo byaheze, ahubwo abari bwo bamwitega cyane, banamwitegure, kuko ntabwo baramenya umuntu Imana yavuzeho ngo bimeze bite. Reka nkubwire ikintu kimwe Evode. Imana ivuga kuri Dawudi, abantu bari bamuzi nk'umuntu uragira intama, nta n'inkweto yambaye, bazi umuntu w'umushumba ukuntu abasa, ntabwo bemera ko biriya bintu bishoboka. Ndetse no kugeza Imana itumye Samweli mu rugo kwa Yesayi kugira ngo
yimikisha amavuta Dawidi nabwo ntibemeye. Ayo makuru n'amakuru maremare twavugaho tukayatindaho kubera yuko ngira ngo Samweli agihinguka mu rugo kwa Esayi, Esayi yamuritse abahungu be bize bafite n'ubuzi bukomeye, abandi bambaye amapeta akomeye, amanyenyeri adasanzwe, abakoroneri, abajenerale, abamajoro. Esayi yumvaga ko ari bo bantu bashobora gutwara iyo ntsinzi, ariko Imana kuko yari yaravuze kuri Dawidi ntabwo byari gushoboka. kubera iki? Imana ntabwo ijya yitiranya amazina. Ni ukuvuga ngo ubufindo bw'Uwiteka bwabagezeho bose, hanyuma bubura n'umwe bufata. Ni ukuvuga ngo umuntu w'Imana arabaza ngo none nta wundi usigaye, ni aba bonyine? Hanyuma Esayi arasubiza ngo agasigaye, urumva ko yari yanagasuzuguye, agasigaye ntabwo gahari kaririya mu ishyamba kari kuragira intama n'ihene, nta mpamvu yuko twakwirirwa tugahamagara ntikoga, gasa nabi, karanuka. Umuntu w'Imana ati n'uwo nguwo naze, ntidushobora kurya, ntidushobora kunywa atarahagera. Ngo amare kuhagera, Bibiliya iravuga ngo agihinguka gusa Uwiteka abwira Samweli ati uwo nishimira, uwo nashakaga ni uwo nguwo, zamura ihembe ry'amavuta. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Zamura ihembe ry'amavuta umusukeho, ni uwo nguwo. Rero ibyo abantu bibwira ko bidashoboka, ku bantu ibidashoboka ku Mana nibyo biba bishoboka, kubera yuko Imana ntabwo ireba nk'abana b'abantu. Abantu barashobora kureba, hari n'abagiye bambwira ngo rwasa ngo akatuyobora twebwe. Umuntu Imana ivuzeho, umuntu niba hari ikintu abantu bagomba gutinya, bagatinya ahubwo bagahindira n'umushitsi, ni umuntu Imana yavuzeho. Yego, bategereze rero, bihanganye, abantu nibakomeze bihangane kandi bategereze. Ubufindo bugiye kuba buraza gufata umuntu Imana yavuzeho. Hagiye kubaho ubufindo se? Bugiye kubaho. Wagize ngo ari amasengesho, Imana yapfuye. Ntabwo Imana yavugira ubusa. Sinavuze ngo intare ntishobora kwivugira ubusa mu ishyamba. Imana irinze ivuga ngo abantu nibasenge. Yego. Noneho birakomeye, nta nubwo byoroshye. Noneho birakomeye, nta nubwo byoroshye. Ubwo Uwiteka ahubwo akomeje kumbwira ngo iyi ngoma ikomeje gukabya. Reka mbabwire, Imana irambiwe agasuzuguro k'abanyabyaha bo muri iyi minsi. Imana irabirambiwe, byamaze kuyinukira. Reka mbabwire, ni ukuvuga ngo iyi ngoma njyewe naravuze ngo Imana yarayiciye, abantu barantuka, imbonerakure zirwa zintuka, mu mamesaje donc zinyandikira mu makomenti baratukana, ariko nagira nkubwire, uwanze kumva ntiyanze no kubona. Ubu buyobozi buriho, ni ukuvuga ngo ntabwo ukuntu Imana yabimbwiye, nabonye neza buzavaho bukibagirana, ku buryo iyi CNDD-FDD itazongera no kwibukwa mu mateka. Abantu bazayibagirwa, ntibibuke ko yigeze no kubaho. Ibi ni njye ubikubwiye Evode. Byayoboye ubutegetsi. Izibagirwa ku buryo abantu bazayibagirwa, ntibazigere bibuka ko, uretse ko wenda bazayibuka kuko yabababaje, ariko nagira nkubwire ngo abantu bazayibagirwa ku buryo batazibuka ko yigeze no kubaho. Imana noneho ije gushyira mu bikorwa, yabaciye ku ngoma, kubera yuko ntabwo bazanwe n'ineza y'igihugu, nta nubwo bazanwe no kugira ngo abenegihugu bagubwe neza, babone amahoro. Imana yarambwiye ngo bazanwe no gushaka indamu, bazanwe no gushaka ubutunzi. Buri muntu wese arasahura agashyira mu mufuka, akabonetse kose bakagatanguranwa. Buri muntu wese agasahura agashyira mu mufuka.
Imana yambwiye ngo konte y'igihugu iri vide, irera umweru dede, nta kintu kiriho cyatabara igihugu, nta kintu namba. Ninjye ubikubwiye, mbivugiye kuri iyi kamera. Ni ukuvuga ngo Imana yanambwiye ko bakoresha amangetengete y'ibigirwamana, bakoresha ibintu by'ibimazi, ibintu by'amashetani, baragenda bakajya gucisha, birirwa kubaza mu bapfumu ngo bimeze bite, ngo bizagenda bite, bakirirwa mu bapfumu ngo baraguze bababwire uko gahunda zimeze. Imana byose ije kubisira ibanga, nta kintu na kimwe kizasigara. Ndakubwira ngo iri shaka rizibagirana, abantu bibagirwe yuko ryigeze no kubaho. Hanyuma ni data wa twese ukora, ntabwo ari umuntu ukora. Buriya reka nkubwire, Imana n'umukozi w'umuhanga. Nasomye ijambo rirambwira ngo ibyo urabikora, nakwihorera ukibaza yuko mwanye nawe rwose, ngo ariko nzaguhana byose mbishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Evo, ntukishimire ubuzima ngo wishimire umubiri. Nuwumva ufite imbaraga, uzazijyane zikoreshereza Imana, uyishimire, uvuge ngo Mana ndagushimye ko wambyuye bikemera. Nayo ubundi reka nkubwire, umuntu ni ubusa. Umuntu arakwigiraho ibyo yishakiye. Umuntu ashobora kukwereka imbaraga uyu munsi, ejo zikamushirana, ejo akazibura. Njyewe nza kurwara malariya, nari niriwe mu kazi, ngo bugere nimugoroba, mu kanya gato nk'ako guhumbya, umubiri urampindutse, ntangira gutitira, ngira imbeho nyinshi, umuriro urazamuka, ibintu byose biba birahagaze mu isegonda rimwe. Umubiri, ntukishimire umubiri, ahubwo wakagombye kubana n'abantu bose amahoro. Wakagombye kuba ubona umuntu ukamwibonamwo, ukumva ko ari mwene so, ari mwene data, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo twese turi ibibumbano by'intoki z'Uwiteka. Imana rero imaze iminsi imbwira cyane ku bikomeye bigiye kuba mu Burundi. Ni ukuvuga ngo Imana irashaka gutunganya Burundi neza cyane, ku buryo Imana yarambwiye Evode ngo za zahabu abantu bazagenda bazikandagira hejuru, abandi bazitoragura, nta mukene uzasigara muri iki gihugu. Aho cyagejeje gikena niho kizarenza gikira. Rero Imana irashaka kugitunganya ku buryo, reka nkubwire, Uburundi nibwo bwa mbere bufite zahabu, bufite amabuye y'agaciro, nibwo bwa mbere bufite ibintu byakagombye kuba byarakijije Burundi. Ariko kubera imitima y'abarundi n'abarundikazi, kubera imitima yabo ikomeye nk'ibuye, Imana yaragiye byose ibyicaraho, irabihisha, iravuga ngo namwe ko mwanze guhinduka ntimuzabiryaho. Hari abantu Imana yabiteguriye, hari abantu Imana yabiteganyirije. Apana abantu biringira imana z'ibinyoma by'abanyamahanga, ibigirwamana byo mu mahanga. Imana ntishaka abantu bayibangikanya, bayivuga ku munwa ariko mu mitima ntayirimo. Imana ishaka abantu bayisenga batayiryarya. Ubwo banze kubyemera, nayo yaravuze ngo namwe ntimuzarya kuri ubu butunzi. Hanyuma irangije irabloka. Ariko hari abantu bagiye kuzabirya, hari abantu bagiye kuzabaho neza. Rero Imana yo mu ijuru ikomeze ishigikire abayemera n'abayizeye, ikomeze ibagirire neza kandi bane nabo. Ndabizi ko ukuboko kw'Imana kuzabana n'uwayubashe, kandi Imana iha umugisha abantu bitabiriye aya masengesho. Ndabizi ko aya masengesho azabarokora, aya masengesho azabageza ku byiza bigiye gutaha muri iki gihugu. Twaravuze yuko kizaba gifite ubutunzi bukomeye, kizagera igihe kiba gikomeye cyane ku buryo kucinjiramwo bitazorohera buri muntu uwo ari we wese. Abatazataha muri cyo hakiri kare, nyuma bizabagora gutaha, kuko viza yo kwinjira muri iki gihugu izaba izaba ihenze cyane. Rero umuhirwe n'uwumvise amagambo y'akanwa kacu Imana yakoresheje idutuma akabyizera, kandi amaze kumva agashira mu bikorwa. Uwo niwe muhirwe, niwe muhanga, nakwita umuhanga,
kuko ijambo riravuga ngo umuhanga wo guhunga Imana ni uwuhungira muri yo. Nayo abiringira ibigirwamana abandi bakiringira imbaraga zabo, abo ngabo rwose abo ngabo igihe cyabo kirarangiye. Rero ntekereza yuko ubutumwa ndi kuvuga ni ubutumwa bwa nyuma twabwise impanda ya nyuma ku gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero igihugu cy'u Burundi kizatahamwe amahoro n'umutekano kandi ibintu bizagenda neza. Yego. Ese uravuga uti uragira uti igihugu kigiye gutungana. Yego. Ubundi kizatungana ari uko agatorwa asageze ku butegetsi cyangwa se abatarabugeraho nabo? Igihugu kizatungana ari uko iby'Imana ishaka bibaye. Ntabwo kizatungana ibyo ishaka bitaraba. Kizatungana ari uko abishira hejuru bemeye guca bugufi. Kizatungana ari uko abayigarariza bayemereye. Ntabwo kizatungana kubera ko abantu bakomeje kuyigomera. Rero Imana irafite uko yabiteguye. Ibyo ari byo byose none Imana ivuze ngo ndakoresha runaka, none bahita bashyiraho uwundi idashaka gukoresha ngo iheze imukoreshe. Imana ikoresha uwishaka. Imana ijambo ryayo ntavuguruzwa. Iyo ikora ibintu uko ibishaka, iyo ivuze biraba, iyo itegetse bigakomera. Niyo igira ikirema ikanagikomeza. Ni Imana yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwinshi. Ni Imana yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza ibyifuzo byazo kuri twebwe. Iyo Mana nkubwira niyo yimura abami ikimika abandi. Ni nayo yakuye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi. Kandi abantu bibuke yuko Sawuli yayoboye imyaka myinshi ariko yaraciwe ku ngoma n'Uwiteka. Rero Imana ni umukozi w'umuhanga, irafite ukuntu ibikora. Twebwe tuzi ko ishoboye ariko ntituzi uko ibigenza. Mu nzira zayo nyinshi ziruta imyenge ya supanete cyangwa se ziruta ibihumbi bitabarika, irafite uko yateguye izabigenza. Ariko icyo nzi cyo ni uko igomba kubikora kandi uwizabikoresha arahari. Kandi abakozi baracyahari, abakozi yakoresha baracyahari. Ntabwo rero tugomba kumva yuko baheze batakihari. Abakozi barahari, igomba kubakoresha kandi ibintu bigatungana. Yego. Ese wavuze uti hagiye kuba ubufindo. Yego. Ubu bufindo bwaba ari intambara izatuma zihindura imirishyo i Burundi? Icyo nakubwira kuri iki kintu, intambara yo igomba kubaho. Ni ukuvuga ngo ukuntu nabibonye, harimwo bamwe nanone muri ririya shaka bazabona ibintu bibaye, muri ubu bufindo bazabona ibintu bibaye ntibamenye yuko Uwiteka ari we wabikoze, hanyuma babyura umutwe ngo batangije intambara. Nabonye bitazabahira nshuti yanjye. Nabonye aba bantu nabonye babyura umutwe, nkabona umuntu araza akandira hasi. Ubyuye umutwe nkabona umuntu araje akandiye hasi. Nukuri ntibazamenya uko Uwiteka yabigenje. Ariko nabonye nubwo babyura umutwe batazabishobora, kuko nabonye ari ibintu bikomeye cyane. Uwiteka nabonye yakanze bose araherengeteza, ntihasigara n'umwe kiretse umuntu Imana yari yashyizeho ikimenyetso nk'uko twabivuze, niwe muntu wasigaye. Ariko muri buriya bwoko nabonye bose abashatse kubyura umutwe ngo birwanire cyangwa se barwanire ishaka ryabo, nabonye bitabaguye amahoro. Rero icyo nanabasaba, bazitonde cyane, bagende gake, bemere bashire aho intahishize, niko bavuga mu Kirundi. Kuko nabonye bitazaborohera. Nabonye bitazaborohera n'ibinaba bazatuze kabisa. Simbizi niba bazabwira Imana ati Mana dutabare udufashe, ariko nabonye batazabona n'ubuhungiro. Uko nabibonye ntibazabona aho guhungira, kuko nabonye nta n'inzira bazaba bafite acamwe ngo nibura bahunge. Benshi nabonye bazagerageza guhunga ariko nabonye batigeze babona inzira. Nabonye ari ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba. Umuhanga
nuwabivamwo hakiri kare akinjira mu Mana akavuga ngo Mana umbabarire ibyaha byose nagize ute nakoze, akihana ahari Imana ikamurwizaho ubuntu bwayo n'imbabazi. Kubw'ibyo rero Imana ikomeje kurakara cyane, ikomeje kurakara kuko abantu barakomeje kunyuruzwa, barakomeje kuburirwa irengero. Rero turavuga ngo Imana ije guhora amaraso y'inzirakarengane, bagakomeza kuyamena, bagakomeza kwica abantu. Rero ijambo riravuga ngo intumva cyangwa se intabwirwa ibwirwa nuko amaso atukuye. Turavuga bakanga kumva, bakanga kwemera, bakavunira ibiti mu matwi, ariko navuze ngo uwanze kumva ntiyatinze no kubona. Ibyo ndabivuga nshingiye kuki ibaze igihugu umuntu ava hanze avuye mu kindi gihugu yururuka ku kibuga cy'indege bakamutwarana n'ibyo yarazaniye umuryango, enda basi iyaba bafata ibyo yarazanye bakabihereza umuryango bikawufasha, hanyuma uwo muntu nawe niba bafite ibyo bamushinja bakamutwara, ariko umuntu baramutwarana n'ibyo azanye, niba ari udufaranga yarazanye gufashisha umuryango, niba ari ibindi bintu yarazanye, ubwo bakamutwarana nabyo kugira ngo ibyo bintu nukuvuga ngo aba bantu nta kintu basiga, nta kintu babonera ubusa, nukuvuga ngo ikintu cyose babonye baragitwara. Nukuvuga ngo aba bantu wagira ngo babatumye ubutunzi baburondera mu nzira zitarizo, baburondera mu buryo butemewe n'amategeko, aho umuntu bamufata ese baretse akagera mu muryango ukabanza ukamubona, hari aho yaba basigiye ko bataba bamuteguje, yabacikira hehe iyo umuntu ari mu gihugu ntibanamufata, ariko umuryango wamubonye amaze kabiri, umuryango wamubonye akabanza akabashikiriza n'impano yabazaniye, ariko umuntu baramufasha acururuka indege, bamufatanye n'ibyo yarazaniye umuryango, yewe ntibemeye yuko n'umuryango umubona, bamutwaranye n'ibyari gufasha umuryango. Ku by'ukuri ibi bintu ntabwo biteye isoni, ntabwo biteye agahinda. Rero njyewe nzavuga ukuri kuko n'icyo Imana yampamagariye. Imana yarambwiye ngo sinzatinye umuntu n'umwe ku cyubahiro icyo ari cyo cyose yaba afite, kuko Uwiteka Imana yampaye kuvuga, yampaye kurangurura, nta kibazo na kimwe njyewe mfite. Nzavuga ukuri kugeza Yesu agarutse, mpaka babireke cyangwa babikomeze, ariko nzakomeza mbabwire kuko njyewe nicyo nahamagariwe. Ndi umusemerezi, ndi umurinzi. Iyo usomye Ezekiyeli ibice 33 bahere ku murongo wa mbere basome, nicyo nahamagariwe. Sinzi niba wadufasha gusomaho gato bumve ukuntu havuga. Haravuga ngo umurinzi icyo yahamagariwe ni ugusemerera akaburira abantu, akababwira 33. Nushaka uhere ku murongo wa mbere wumve ukuntu havuga. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umurimo w'umurinzi wo kuburira abantu. Umurimo w'umurinzi wo kuburira abantu. Yego. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, yego mwana w'umuntu uvugane nabo ubu bwoko bwawe babwira uti, yego ninteze igihugu inkota, yego abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi, yego nabona inkota ije iteye igihugu, bakavuza impanda ngo aburire abantu, maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi, yego inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye abe ari we azabazwa. Nibwo komezaho gato. Yego yumvise ijwi ry'impanda ariko ntiyita ku mbuzi, yego amaraso ye abe ari we azabazwa. Yego ariko iyo yumvira imbuzi aba yarakijije ubugingo bwe. Yego ariko umurinzi nabona inkota ije ntavuze impanda, rubanda ntiruburirwe, inkota niza ikagira umuntu irimbura wo muri bo azaba arimburiwe mu bibi bye, ariko amaraso ye nzayabaza uwo murinzi. Nuko rero mwana w'umuntu, nagushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango wa Isirayeli, nuko wumva ijambo riva mu kanwa kanjye ubanyihanangirize. Nimbwira umunyabyaha nti, wa munyabyaha we gupfa ko uzapfa, maze nawe
maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye, uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye ni wowe nzayabaza. nushaka urekeraho. Amen. ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo nshaka kuzabazwa amaraso yanyu, njyewe ndabivuga ndasemerera mbabwire, ngira ngo muri kubyumva, iryo ni ijambo ry'Imana. njyewe ntabwo nemeye kuzabazwa amaraso yanyu, ni muntu ke ntacyo bitwaye, ni munyita uko mwishakiye, ariko njyewe ndi gukora icyo data yantumye, kandi sinzahwema sinzaruhuka, nzakomeza mbabwire kugeza mugahuriwe mu bigabitanyo byanyu ndetse n'ibicumuro. ntabwo Uwiteka azambaza amaraso yanyu, ahubwo amaraso yanyu azaba ku gatwe kanyu muzize kutumva. Imana iha umugisha abantu tubwira bakumva kandi bakumvira. ngira ngo iryo jambo barumvishije icyo rivuze, nabo bagende barisubiremwe barisome. ni Ezekiyeli ibice 33 bahere ku murongo wa mbere bakomeze. ayo ni amagambo akomeye cyane, kandi ku by'ukuri ngira ngo baba banaturenganya, kuko njyewe nta gitabo nanditse, baba baturenganya rwose. twebwe tuvuga icyo Imana yadutumye kuvuga, tuvuga ikintu Imana yaduhaye. none ku by'ukuri iryo jambo nawe Evode nturyiboneye. twebwe njyewe ndi umusemerezi, n'icyo Imana yampamagariye, yarambwiye ngo nzabana nawe, genda ukore gutya ukore gutya. nahawe amategeko, kandi ngomba kubahiriza amategeko ya databuja. amategeko y'uwantumye si ngomba kuyarenga, kandi nta muntu n'umwe ubaho ku isi yose aho itangirira kugeza aho ihereza, nta muntu n'umwe ugomba kumbwira ngo ibi bireke, cyangwa se ubahiriza amategeko y'uwundi muntu. nta muntu n'umwe waza undutira databuja wampamagaye, databuja Imana yanjye, uwo niwe numvira kurenza umuntu wese. rero nta muntu n'umwe ntinya. icyo nakwanga ni kimwe, nuko ntagutuka bitari ngombwa, nuko ntakubwira nabi cyangwa se ngo nkubwire ibyo nishakiye. nubaha umuntu nk'uko niyubaha, ariko ntabwo ngomba kukurekera mu bintu bidafututse. ngomba kukubwira ukanga kumva, ariko nakubwiye. nicyo rero nashyiriweho, nibareke ibi bintu, kandi ku by'ukuri twabivuze kenshi, baranze no kubireka, ahubwo igisigaye no kugira gute, ni uguhanwa, kuko ntabwo Imana ihana umuntu utabanje kumuburira. yes. Revera urakoze cyane, ntekereza ko ubutumwa bwumvikanye noneho. yego. ubwo n'abajyaga baba bafite ibibazo bitandukanye, ntekereza ko nabashe kubabariza. abandi bibazo babishyire muri comment, yego, tuzabihereho mu kiganiro cy'ubutaha. nta kibazo rwose, ariko reka nongereho, mu bihe byatambutse naravuze yuko hari n'imvura. imvura nayo izaza ari nyinshi, irimo n'umuyaga mwinshi, igatwara amazu ndetse bamwe bakahasiga ubuzima. ariyo mpamvu tuba tubwira abantu ngo basenge, kuko Imana ntabwo ushobora kumenya ngo irakoresha iki. Imana ifite intumwa nyinshi yatuma ku muntu. icyo nacyo narakivuzemo. iyi mvura abantu basenge cyane, kuko ishobora kugusanga muri uwo muyaga w'imvura, ishobora kugusanga uryamye muri iyo nzu, kandi Imana yarambwiye yuko hazagwa imvura igatwara ibintu na bene byo. rero navuze yuko abantu bakwitunganya bakiyeza cyane, kubera ko amagare ni menshi Imana ishobora kohereza yo gutwara abantu. urumva kwitunganya umumaro wabyo, iyo witunganyije nubwo wapfa urokora ubugingo, ariko umubiri ukagenda. iyo rero buriya umuntu gupfa si ikibazo, ahubwo ikibazo ni ugupfa udafite Yesu, aho uba uhuye n'impanuka ikomeye cyane. hanyuma impanuka si ukugongwa n'imodoka gusa, buriya gupfa udafite Yesu, iyo niyo mpanuka ikomeye cyane. rero tuba tubwira abantu ngo iyegereze Imana, Yesu umutunge mu mutima wawe, kugira ngo niyo wapfa nta kibazo, kuko inyuma y'ubu buzima haba hari ubundi buzima. Imana rero ibaha umugisha. nshimiye Imana yabanye nanjye kanshoboza gukora iki kiganiro, kandi pe ukuntu ndwaye numvaga ntari bubishobore.
hanyuma ikindi nacyo nakongeraho, nshibukijwe nuko mvuze nyine ko Imana yashoboje nkakora iki kiganiro kandi ndwaye. Narabwiwe yuko n'ubundi aba bantu nkunda kuvugaho cyane iri shaka riri ku buyobozi, kubera ko bakoresha biriya bintu nyine by'abapfumu. Imana yarambwiye ko ndimwe mu bantu bagerageje koherereza ibintu by'imyuka mibi, mbega reka mbyite kundoga mu bundi buryo, kuko bariya abantu bafite imbaraga bakoresha, bafite ibintu bakoresha by'imbaraga za gishetani. Rero bagerageje kubinyoherereza kugira ngo bibashe kuba byamfata mu buryo bwo kundoga, ariko Imana iza kumbwira ko bitashobora kugira icyo bintwara. Rero ku by'ukuri ntabwo ari sawa, ntabwo ari byiza. Ndababwira yuko umuntu atekereza kwica umuntu w'Imana aba yibeshe cyane, kubera yuko umuntu w'Imana aba ari Imana nyine, kubera ko umuntu w'Imana Imana ibiri muri we mo imbere. Ni ukuvuga ngo ntabwo aba ari we wenyine. Nk'uko abantu babona ishusho yanjye igaragara gutya, nibyo babona ishusho y'umuntu, ariko muri njyewe harimo iyindi shusho y'Imana. Rero icyakora icyo gihe bandoze bagasanga Imana yavuyemo, aho ngira ngo byakunda. Ariko niba Imana iri mu ruhande rwanjye, niba Imana iri muri njyewe mo imbere, ntekereza yuko kireka babanje kwica Imana, aho byakunda. Ariko Imana yaduhamagaye ni yera, ikindi irakomeye, ntabwo n'ingabo itaneshwa ku rugamba, ihora itubereye maso. Ababyifuza rero bazaruhira ubusa. Abadutega imitego uko bwije n'uko bukeye, ntabwo imitego yabo izadufata. Iyo usomye Yesaya 7:7 haravuga ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Rero Imana ikomeje kubana natwe, turayishimye. Kandi reka mvuge ngo bazaruhira ubusa, niko Theo yaririmbye avuga. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Dushimire Reverend Pasteur Abel Ruhungu kuba yemeye kuvugira Imana. Reka aduhe nimero ku muntu wifuza kumuvugisha, ubundi adusengere dusoza. Nimero zanjye ni 078 58 64 705, cyangwa se kubari kure akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705. Ngira ngo yumvikanye. Abakunzi mudukurikira, mudukunda, mutuvugisha kuri iyo nimero, kandi mugire n'icyo mukora. Dore maze iminsi ndwaye cyane, n'ubu ndi ku miti sindakira. Byashoboka ukaba mfite ku mutima unkunda nubwo utarabimbwira, hita ukanda akanyenyeri, ushira amata kuri iyo nimero, ushira isukari kuri iyo nimero. Ariko ntabwo dusabirije, nta nubwo tubibasabye, ahubwo uze kubikora kuko uri umukunzi wanjye. Uze kubikora kubera ko unkunda, unyiyumvamwo. Imana iguha umugisha. Nutanabikora nta rubanza, kubera ko Bibiliya iravuga ngo nimutanga mutange munezerewe, mutange n'umutima ubikunze. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye cyane, uri Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, uri Imana yahanitse ikirere ntawe ugufashije, uri Imana yashingiye imbago inyanja zose kugira ngo zitaharenga, uri Imana uruwera wa Isiraheli, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, uri intare yo mu muryango wa Yuda, uri gishitsi cyo mu muryango wa Dawidi, witwa Alpha na Omega, witwa itangiriro ukaba n'iherezo. Nta muntu wakubangirije, nta n'umuntu uzaguherukira. Biravuze ngo uri itangiriro ukaba n'iherezo, kandi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uri Imana ituma umuntu apfa,
uri Imana ituma umuntu abaho. Urakenesha ugakenura, ushira ikuzimu ugakurayo, ufite ijambo rya nyuma. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera, kandi niko bimeze. Ijambo ryawe nintavuguruzwa, ndetse iyo uvuze uvuga rimwe gusa, Yeriko igasenyuka. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo ubu buhanuzi Mana abo buzageraho bose ubahe kugira umutima woroshe nk'inyama. Ijambo ryarambwiye ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Reka mu izina rya Yesu ukore muri ubu buhanuzi kugira ngo bugere ku mitima ya benshi, bwamaze kuyihindura, bwamaze kuyimenagura, yabaye nk'inyama zoroshe, maze uhe buri muntu wese uzumva ubu buhanuzi guca bugufi no guhinduka, ndetse no guhindukirira Imana, bityo nawe wigarure ugirire neza igihugu cy'u Burundi mu izina rya Yesu. Kandi icyo twifuza nuko cyagira amahoro n'umutekano, kikaba nyabagendwa, muntu wese akahagenda kandi akahava nta kibazo ahagiriye, ndetse akisanga hahinduke mu rugo, hahinduke iwabo, muntu wese ahibonemo, muntu wese ahisangemo. Ibyo nibyo byadushimisha. None rero mu izina rya Yesu tubutanze uko wabuduhaye, ntitugabanyije cyangwa se ntitwongereye. Igikorwa gisigaye ni icyawe, kuvuga n'ukwanje ariko gukora n'ukwawe. Mana nakumviye, ngaho nanjye mpumugisha kandi ungirire neza mu izina rya Yesu. Komeza kubana nanjye, wongere unyambike imbaraga, wongere wuzuze ihembe ryanje amavuta mu izina rya Yesu, kandi imperezo zanje uzuzuze. Haleluya, haleluya. Akibo ntikakaburemo ifu, karabo ntirikaburemo amavuta, umpe ku mbaraga zawe. Urakoze Mwami. Dusengeye rero abantu bose bakurikira bino biganiro byacu, Mana ngo ubahe umugisha kandi ubacire inzira aho zitari. Mana bagende babona ukuboko kwawe, kandi usohoreshe ineza yawe ibyo waducishijemo, kandi uvane mu magambo ushire mu bikorwa, kugira ngo ibintu byose bijye kuri gahunda yawe, ibintu byose bigende neza, aba ari wowe wikorera nk'Imana. Urakoze Mwami ko ubikoze, urakoze ko kandi ijuru ryiteguye gutabara. Urakoze Mwami, habwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen.